Hello guys, nk'uko nagiye mbisabwa kenshi n'abantu bagiye batandukanye bambwira ngo nzabereke ukuntu ko ushobora gufungura TikTok yawe ihemba. Uyu munsi nje ngiye kubereka ukuntu ko ushobora gukora TikTok yawe ikaba iguhemba neza, ikaba ari international. Ndabashishikariza kunkurikira step by step kugira ngo mutaza kugira ahantu na hamwe muza gucikwa. Uramanza ukaza kuri Play Store yawe ukayifungura, ukandikamo TikTok ukayapudetinga, TikTok yawe ukayapudetinga, murabona ukayapudetinga. Dutegereze twihanganye, iraza gutinda kuko murimo kubona ko ifite megabayiti 115. Ni nyinshi mu kudownloadinga, iratinda ariko twihangane. Bibutsa ko steps zose ngiye kukwereka hatagira n'imwe uza gusimbutsa kuko buri step yose ni ingenzi, iragufasha gucreatinga TikTok yawe ihemba neza rwose. Itegereze imanze irangize kwiyesitara, mbereke indi step ikurikira. Dutegereze twihanganye imanze isoze kwiyesitara. Mbibutsa ko ukoresha TikTok yonyine atari TikTok Lite. Nimba ushaka gufungura TikTok yawe ihemba, ntuzigere ukoresha TikTok Lite kuko TikTok Lite hari feature nyinshi cyane itajya igaragaza nk'izino TikTok isanzwe.
wirinda kurambirwa kuko ino TikTok kubera ukuntu ari nini, itinda kwiyesitara, wowe wirinda kurambirwa nta kibazo. Murabona ko apurikasiyo yacu iba imajije kwiyapudetinga. Hano impamvu yatinze, wowe TikTok yawe urayireka ikarudinga nta kibazo mpaka kugeza igihe irangirije kwiyapudetinga nk'ibisanzwe. So iyo imaze kwiyapudetinga rero nta yindi sitepu yindi ukurikizaho, uraza ukongera ugasacingamo apurikasiyo yo bita Secure VPN. Secure VPN yacu murabona ko yo nari nsanzwe nyifitemo narayidawunirodinze. Ino Secure VPN rero ikintu igufasha guhakinga location y'ahantu runaka. Tuvuge wenda uri mu Rwanda, ariko iyo uyifunguye wakonekisiyeho ino Secure VPN, yo ikugaragaza yuko ihita igaragaza ko iyo TikTok yawe uyifunguye uri nko muri Amerika cyangwa se muri France cyangwa se no mu bindi bihugu ibyo ngibyo byo hanze TikTok yemerera guhemberamo. Niyo mpamvu rero kugira ngo ufungure ino TikTok yawe account ihemba, uba ugomba kuba wakonekitinzeho ino VPN. Sasa rero iyo wamaze kudawunirodinga ino Secure VPN, uraza
ukabikuramo, wamara kubikuramo ukagenda ukajya gushaka ya secure VPN yawe. Secure VPN. VPN yawe wayigeraho ukajya hano kuri tuno tuntu dutatu ugiye guhindura ahantu, wenda tuvuge tujya kuri aka kantu, wenda ugiye kuri location runaka, wenda dushaka gushyira muri United States, tuhaselectinga, wamara kuhaselectinga murabona ko iba yamaze kuba connected. Urabona ko VPN yacu iba yamaze kuba connected. Ubu ngubu ibintu byose turimo gukora biragaragaza yuko turi muri United States kandi tutari muri United States bitewe na kariya ka VPN tumaze guconnectingaho. Ibi byose uhita ubikuramo nk'ibisanzwe, ukaza ukajya kuri ya TikTok yawe isanzwe downloadinze, wamara kuyigeraho ukayikandaho ukagumizaho, ugahita ujya kuri app info, ugakanda kuri app info, ugahita uza ukajya kuri force stop, ahangaha ukahakanda, ukanda kuri OK, wamara gukanda kuri OK ugahita ujya kuri storage and cache, ukahakanda, wamara kuhakanda ugahita ujya kuri clean cache, wava kuri clean cache ugahita ujya kuri clean storage, ugahita ukanda kuri OK, ugategerezaho gato, ugahita ubikuramo byose nanone nk'ibisanzwe. Wamara kubikuramo ukajya kuri Google Chrome, ugahita ujya kuri Chrome yawe, wagera kuri Chrome yawe nk'ibisanzwe ukandikamo www.tiktok.com, tiktok.com, ugasacinga, ukimara kugera hano kuri TikTok, ukimara kugera kuri zino pictures kugaragaza ko uri kuri TikTok, nta handi hantu uhita ukanda hano kuri profile, ahangaha kuri profile ukahakanda, wamara kuhakanda barimo barakubwira ngo get full app experience, ngo dufungure ya application, ariko ntabwo tubishaka, cyangwa dukanda hano handitse ngo not now, duhite tujya hano kuri login nk'ibisanzwe. Nitumara kujya kuri login turahita tujya hano hantu hepfo handitse ngo sign up, kuri kano kagambo k'umutuku handitse sign up, tujye kuri sign up. Nitumara kugera kuri sign up, wenda tujye kuri use phone or Gmail, ariho dukanda. Nitumara kuhakanda hano barimo kutubwira ngo dushyiremo itariki y'amavuko, ushyiramo itariki yawe y'amavuko, ariko biba byiza iyo usizemo itariki y'amavuko byibura ku buryo ki uri bube ufite imyaka iri hejuru ya 18 kugira ngo feature zose ube uzemerewe, kuko iyo usizemo
iyo usizemo imyaka ku buryo uri bube uri hasi y'imyaka 18 hari fite nyinshi cyane uba utemerewe. Wenda reka dushyiremo itariki y'amavuko nk'ibisanzwe, duhite dukanda kuri next. Nugera hano kuri next, hano ugiye gushyiramo nomero yawe ya telefone. Ushe gutekereza ngo nishyiramo nomero y'inyarwanda kandi kugaragaza ko ndi muri Amerika ntacyo byatwara. Oya, ntacyo bitwara, wowe ushyiramo nomero bisanzwe kuko n'ubundi burimo kugaragaza ko turi muri Amerika yacu. Turaza duhitemo u Rwanda kuko ariho turi. Ubwo n'abari muri Congo n'abari Tanzania n'abari mu Burundi barashyiramo igihugu cyabo nk'ibisanzwe. Turahitamo u Rwanda, hano ushyiremo nomero yawe ya telefone nk'ibisanzwe uhereye kuri 7. Numara gushyiramo nomero yawe nk'ibisanzwe ukande hano handitse ngo get code. Ndabona nomero basa nkaho bayanze, reka duhere kuri 0 turebe. Hano muri make barimo kutuverifyinga ngo barebe yuko tutari robo, ngo select two object that are the same shape. Ibintu bibiri bifite shape zimwe turabiselectinga dukonfaminga yuko tutari robo. Ubona ko bamaze kubiverifyinga ko tutari robo. Dutegereze bisanzwe. Ubu bagiye kohereza code kuri ya nomero, dore ngiyi. Uhita ukanda hano kuri copy, ukahaza ya code yawe ukayishyiramo. Iyo wamaze gukanda kuri kariya kantu ka copy, uraza ugakanda kuri kano kantu kari gutera ukagumizaho. Ariko niyo utagumizayo, iyo wamaze gukanda kuri copy code uhita uyibona. Cyangwa se nimba utaze no gukanda kuri copy, uragenda ukajya muri message nk'ibisanzwe ukaza ugashyiramo code ahangaha. Ariko code dore ngiyi, reka tuyishyiremo. Bakutubwira yuko twamaze gusayininga nk'ibisanzwe. Iyo twamaze guseninga nk'ibisanzwe, uhita uza ugahita ujya muri ya application yawe ya TikTok nk'ibisanzwe. Ukayijyamo. Wamara kugera kuri ya TikTok yawe isanzwe, utu tuntu ugenda uhitamo utwo ushaka. Murabona ko TikTok yacu tuyigezeho. Ugahita uza ukajya kuri profile nk'ibisanzwe.
ngo tujya kuri porofayiro, wamara kugera kuri porofayiro ugahita ujya ahandi handitse ngo use phone or email or username, ugahita uhakanda, wamara kuhakanda ugashyiramo ya nomero yawe ya telefone wafunguriyeho ya yindi twanditse, ari iyi ngiyi bahita bayiguhereza, cyangwa se niyo batanayiguhereza urayandika nk'ibisanzwe, ugahita ujya kuri continue, dutegereze gato twihanganye. Hano baba bagiye kuverifayinga ko tutari robo, barakubwiye ngo drag the slider to the fit the puzzle. Kongera ukajya kuri next nk'ibisanzwe, hano ni ukuverifayinga utu tuntu ni ugutwitondera, paka iyo baguha ibintu udashaka ugenda ubikuramo ukajya kuri next, kugeza ubwo baguha utuntu uri bwumve kugira ngo ubashe gukomeza. Batwohereje kode nanone turayikopiya, twongere tuze tuyandikemo hano, dutegereze gato twihanganye. Murabona ko tuba twamaze kwinjiramo nk'ibisanzwe, tujye hano kuri alo, kugira ngo turebe ko TikTok yacu ari international kandi ko ihemba neza, tujye twongera tugore ko hano kuri porofayiro, nitugera kuri porofayiro muri make murabona ko TikTok yacu ibisabwa byose kugira ngo ihembwe ibyujuje. Murabona ko mu by'ukuri bahise baduherezaho balance. Iyi balance ushaka kukwereka nk'amafaranga ushobora kuba wafata uhembwa. So guys, rero kurikiza bino bintu nkweretse, ndabizi neza ko biri bukunde. Wibuke gukanda subscribe, kandi aho ubona bikugoye unyandikire, nshobora mite nkufasha gukuriyetinga account yawe
ihemba kandi iri mu mazina yawe. So guys, rero ikintu uzirikana cya mbere ni uko umakinga sure ko kariya ka VPN kagaragaza ko iri connected kaba gakonekseho ibyo ukora byose, ku buryo bagenda babona yuko uri kubikorera muri icyo gihugu wayifunguriyeho. Rero niyo ugiye kwa uploadinga video, buri gihe ujya kuza uploadinga kariya ka VPN wagakonectinzeho, ku buryo ki na TikTok creator abona yuko ibyo bikorwa byose biri gukorerwa hehe, muri Amerika hamwe wafunguriye TikTok. So guys, rero thank you for following Kevin Technician. You have to remember to subscribe for more update.